Iyo tuvuga ku matsinda yahinduye imyumvire y'abakunzi b'umuziki mu Rwanda by'umwihariko bakunda indirimbo za Gatolika, abantu benshi bagaruka ku izina The Bright Five Singers. Ni muri urwo rwego tugiye kuganira kuri iyi gurupe. Itsinda ryavutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 rikura mu kwemera kandi rikomeza kugaragaza ko umuziki w'Imana ushobora kugira intego, ushobora kugira ubuzima ndetse ukagira icyerekezo. Baravuga ngo hari igihe ijwi rimwe rihindura imitima, ariko iyo amajwi atanu yiyunze mu mutima umwe biba nk'ijwi ry'ijuru. Nuko reka dutangire tuganira na Marius. Hari abantu benshi bazi The Bright Five Singers yarakuze, yaratangiye kuri ibikorwa bimwe na bimwe bigaragara, ariko se watubwira uko igitekerezo cyo gushinga The Bright Five Singers cyaje? Murakoze cyane. Ndabashimira cyane kuri uyu mwanya mwiza mumpaye kugira ngo tubashe kuganira. Mpereye rero ku kibazo cya mbere mwambajije, ko igitekerezo cyo gushinga The Bright Five Singers cyaje. Reka mpere mu mizi uko abayishinze bahuye mbere na mbere. Yego, twahuriye rero muri Chorale Le Bon Berger, chorale yo muri Kaminuza y'u Rwanda. Ubwo twese twari bane muri twe, ntabwo ari twese, bane muri twe twari tugiye gukomeza amashuri yacu nyuma yo kurangiza secondaire. Ubwo rero duhurira muri iyo chorale nziza, hanyuma tuza kugira Imana. Hari Chœur International. Chœur International ni chœur yafashije cyane umuziki Gatolika mu Rwanda kugira ngo ubashe gutera imbere. Bahereye ku makorali cyane baza gutumira umugabo w'umuhanga cyane witwa Jean-Jacques Grégoire Belobo. Ni umukamerune, ni umuhanga cyane, uririmba indirimbo za opera. Ibigwi bye ntabwo nabivuga ngo mbivemo. Aje mu Rwanda rero yabashije gukora tour abifashijwemo na Chœur, kuko icyo gihe Chœur yaririmbwagamo n'abaririmbyi baturutse mu makorali cyane y'i Butare, harimo Le Bon Berger, harimo Chorale Illuminatio, harimo Chorale La Fraternité, harimo na Good News Choir. Yego, hanyuma kandi ubwo hakaba rero n'amakorali yo muri Kigali. Uwo munyamuziki rero yakoze tour kugira ngo yankuraje abaririmbyi, kugira ngo twumve uko bikorwa. Ntabwo rero byarangiriye aho ngaho, kuko byaradufashije. Ubumenyi yadusigiye tububyaza umusaruro. Hanyuma ntabwo ndi bujye muri byinshi cyane, kuko umuntu agiye mu mateka wavuga byinshi, ariko byibuze muri makeya. Nibwo rero tuje kurangiza kaminuza, tuza mu buzima busanzwe. Nuko nyine ubuzima busanzwe bw'i Kigali, twese ntawagiye mu ntara, twaje gushakishiriza muri Kigali. Hanyuma rero icyo gihe bamwe n'ubundi bahise bajya mu makorali atandukanye, ntabwo twese tujya muri korali imwe, ariko twese twageraga n'ubundi guhurira muri Chœur International. Hanyuma nyuma yaho ndabyibuka ku itariki 15 rwose z'ukwezi kwa 10 2015 niho twageze tutari ko se bwa bumenyi twakuye Butare nta kuntu twabubyaza umusaruro, kuko urumva icyo gihe ntabwo abantu deja n'abantu kugira ngo baririmbe solo byari abantu hataratinyuka cyane. Noneho rero gukora groupe iririmba nk'uko chorale nini ziririmba, buri wese nk'uko turi bane, donc en fait bane baririmba n'umucuranzi umwe, buri wese akaba agomba kuririmba ijwi rye nk'uko chorale nini ziba zifite amajwi abaririmbyi benshi bahuriye ku ijwi rimwe. Turatinyuka rero turavuga tuti reka tugerageze turebe. Turirimba misa ya mbere, abantu barabikunda, biduha motivation. Hanyuma dushaka paroisse Saint Michel iratwemerera. Icyo gihe yari
Padiri Kanyamihigo nawe ushinzwe amakorali aratwemerera tuba inscrit muri Paroisse Saint Michel, Paroisse Cathédrale, dutangira ubutumwa bwacu gutyo rero. Nuko Bright Five Singers navuga yatangiye muri makeya, nubwo nkuko nabikubwiye amateka aba ari maremare, aba ari menshi, ntabwo byose wahita tubyibukira hamwe, ariko byibuze ibyo navuga by'ingenzi ni ibyo ngibyo, ukuntu The Bright Five Singers twatangiye. Murakoze. Utubwiye yuko mwaturukaga mu makorale atandukanye mukiyemeza gushinga gurupe, ese uretse kuririmba nta kindi kintu cyabahuzaga? Uragira uti uretse gukunda kuririmba ni iki kindi cyaduhuzaga nk'abantu batanu twiyemeza gutangira itsinda, twiyemeza gutangira The Bright Five Singers? Ni ikibazo cyiza cyane, ariko nagira nkubwire ko nta kintu cyaduhuje kindi cyangwa cyaduhuzaga kindi kitari ukuririmba. Nicyo nyamukuru. Ibindi byose byaje bishamikiyeho, kumva nyuma yo guhurira mu kuririmba twaje kumenyana, tukagirana urukundo, tukasurana, tugafashanya, donc hagati yacu muri Bright Five Singers. Ibyo kandi biza tuza no kwerera imbuto abandi, tugategura ibikorwa by'urukundo, tugafasha n'abandi nyine nk'itsinda The Bright Five Singers. Ntabwo nigeze mbibwira, ubwo reka mbibwire deja mpitira nababwira n'abatangije itsinda The Bright Five Singers kugira ngo mbabarire, kugira ngo nyine ubwo tunakomeza ikiganiro abo nabo bose mubazi. Mu baritangije rero harimo njyewe Alain Marius Iraguha, hakabamo Kamanzi Prosper, hakabamo Nigena Patrick, harimo Mugabe Jean Bertrand, hakabamo na Christian. Hanyuma rero nk'uko maze kubikubwira, twagiraga ibikorwa byiza byinshi, ibikorwa by'urukundo, n'ubu kandi biracyakomeje. Hanyuma bigatuma bikazana wa mwuka mwiza muri groupe, bikazana kwa guhuza, bikazana buri wese kumva ko agomba gukora cyane kugira ngo The Bright Five Singers ibashe gutera imbere. Ndumva ntavuze byinshi, navuga ko uko kuririmba n'ibyo bikorwa by'urukundo ni bimwe mu byaturanze, mu byatumye The Bright Five Singers ikomera ikabasha kugera aho igeze kugeza kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Urakoze nawe. Ku bikorwa mwagezeho by'umwihariko hari ukugeza ibihangano byanyu ku bakunzi banyu. Ese ku bwawe ni ihe ndirimbo mwaririmbye wumva yagize uruhare runini mu buzima bwa The Bright Five Singers? Yego, murakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije. Indirimbo twaba twararirimbye ikagira uruhare runini mu buzima bwa Bright Five Singers, ko ari nyinshi indirimbo ko ari nyinshi koko, ariko burya kubera ko ibyo dukora ntabwo tubyikorera, tubikorera abakristo mu nshingano Nyagasani yaduhaye, mu mpano nziza Nyagasani yaduhaye. Hari indirimbo ikundwa cyane, yakunzwe cyane n'ubu ngubu kandi igikundwa, dushimira cyane umuhanzi wacu Jean Bertrand. Rwose agira ibihangano biryoshye cyane, ibihangano bye byose abantu barabikunda, ahubwo nagira ngo mushishikarize yongera kure mu nganzo, turamukumbuye cyane. Hanyuma rero indirimbo yitwa Dusingize Imana ni indirimbo muzo twaririmbye nziza nyinshi cyane, ariko yo ifite umwihariko yuko uretse na Bright Five Singers, amakorali menshi akunda kuyiririmba, abantu benshi barayikunda, abantu benshi basangaga bakunda kuyigarukaho, batubwira bati turirimbire ya ndirimbo. Ni indirimbo irimo amagambo menshi koko, indirimbo irimo amagambo akora ku mutima, kandi koko uretse n'ibyo injyana yayo iraryoshye, n'izindi nazo ziraryoshye bien sûr, ariko burya hari ubibonera muri reaction z'abantu, mu buryo bayisaba, mu buryo
ibafasha mu buryo bayimetriza, kuko twigeze gukora concert ugasanga ntabwo ari twe turi kuririmba gusa, ahubwo n'abantu bose muri rusange rwose bahagurutse babyinnye baryohewe, aho ugahita uvuga uti wawu. Iyo ndirimbo rero n'izindi zose zaduhinduriye amateka, zahinduye amateka y'abatwumva kubera ubutumwa bwiza burimo, ariko iyo by'umwihariko niyo nakomozaho. Yego, murakoze cyane. Kandi guturuka 2015 umushinga The Bright Five Singers kugeza ubu ngubu umuziki wagiye uhindukamo ibintu byinshi. Ni irihe tandukaniro ubona hagati y'umuziki w'iki gihe n'umuziki wa kiriya gihe umushinga TB5? urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Itandukaniro mbona hagati y'umuziki w'iki gihe n'igihe navuga twe twatangiraga nka Bright Five Singers, umuziki w'iki gihe wateye imbere cyane. Umuziki w'iki gihe wateye imbere cyane cyane, ariko kandi kuntekereza ko umwaka ushira n'unduza niko ibintu bigenda birushaho kuryoha. Urumva ku gihe cyacu twatangiye navuga donc twimenya imyitozo tukayi-downloadinga kenshi kuri za YouTube, wabona se ufite akitoza akaguha ugakora vocalize, natwe ubwacu kandi tugakora vocalize cyane, byaradufashije. Kuri kino gihe rero navuga ko wenda reka mbanze nanashimire Bright Five Singers kubera uruhare bagize, nubwo atari ryo bagombye kubikora kubera uruhare bagize mu iterambere ry'umuziki, umuziki gatolika mu Rwanda, surtout mu bijyanye n'imiririmbire, haba mu makorali ndetse n'abantu ku giti cyabo. Ntabwo ndi kubivuga kuko juste mbivuze gusa, mbivuze kubera ko mfite ubuhamya bw'abantu benshi batushimira bati umva mwarakoze, iriya groupe yanyu yaradufashije, groupe yanyu yafashije korali yacu, kuko ndabyibuka n'icyo gihe twajya tujya mu makorali atandukanye mu ntara tukabafasha, surtout nk'amakorali wenda ajya ategura nk'imyiherero cyangwa se amakompetisiyo runaka, ugasanga baratuvuze bati muzaze mudufashe, tugafata nk'icyumweru cyose turi gukoresha abo baririmbyi za vocalize, kandi ugasanga koko bitanze umusaruro, usanga batsinze, usanga se hari improvement yabayeho, n'ubwo wenda utaba aba mbere, ariko par rapport y'uko bari bameze imbere ugasanga hari icyo byiyongereyeho. Donc mbigarutseho kubera iki? Kubera ko juste ni ubuhamya dufite ko hari icyo twafashije mu iterambere ry'umuziki kugeza ubu ngubu. Rero nk'uko twafashije abandi niko nabo twafashije bagenda bafasha abandi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umuziki uragenda utera imbere, kandi nk'uko twe twavutse hakavuka abandi nyuma yacu, hazavuka n'abandi nyuma yabo, abavutse nyuma yacu bafasha abo ngabo, nabo bafasha abandi bazavuka. Donc ni uruhererekane. Umuziki rero kuri iki gihe rwose uraryoshye uraryoshye cyane, ntabwo umuntu ajya ashobora kurambirwa kumva indirimbo z'abaririmbyi b'iki gihe. Ntabwo wenda ndi bugende mvuga ngo runaka na runaka kubera ko nari benshi atagira uza kumva ko musize, ariko abaririmbyi barabizi umuziki uraryoshye haba ku rwego rw'amakorali, haba ku rwego rw'abasoliste, rwose biraryoshye. Ni ukuri turashima Imana yo yatumye bibasha kugenda uko byagenze, kandi tunayisaba kugira ngo ikomeze iteze imbere abaririmbyi, maze ubutumwa bwiza bubashe gutambuka mu majwi meza, haba muri korali ndetse no mu baririmbyi ku giti cyabo. Mutuye ku migabane itandukanye, ibihugu bitandukanye, hari ubushake bwo kongera gukorera indirimbo hamwe mwese abagize TB5? Urakoze ku kibazo cyiza umbajije, uti hari ubushake bwo kongera gukora indirimbo hamwe twese nka Bright Five? Of course. Icyo kintu twaragitekereje, turacyari kugitekereza, nubwo biba bigoye nk'uko bivuze. Turi hirya no hino ku isi, hari abari muri Europe, hari abari muri Amerika, hari abari naho ngaho iwacu. Donc ntabwo rero biba byoroshye kugira ngo abantu bahurize hamwe, hanyuma bose bamanukire rimwe, na cyane cyane ko uko umwaka uvaho hajyaho undi, burya niko na responsabilité zigenda ziyongera.
ugasanga wenda niba nari libre ejo bundi nzaba ntari libre, donc atari ryo gihe nyine wirebaho. Ibyo rero ni imwe mu mbogamizi, ariko twarabitekereje, pourquoi pas wenda kuri anniversaire runaka tutazi, cyangwa se kuri yubile tutazi dushobora kuzaza, hanyuma Bright Five Singers tugahura twese nosoroma no gukora indirimbo, ahubwo tukaba twanahurira mu gitaramo, pourquoi pas ni ibintu byaba biryoshye, ni ibintu twese twifuza, kandi burya bihera muri twebwe dufite ubwo bushake. Rero ikindi gisigaye ni uko igihe kizabisobanura, hanyuma tukabasha natwe kuryoherwa, ari nako turyohereza abatwumva. Ego, murakoze cyane rero. Mbere yo kubasezera reka mbarize abandi bantu baba bashaka gutangiza gurupe uyu munsi, n'aya masomo mwize ku rugendo rw'itsinda ryanyu yashobora gufasha abandi bantu baba bifuza gutangiza gurupe? Urakoze cyane nanone ku kibazo cyiza, ibibazo byawe byari biryoshye kandi n'ikiganiro cyacu rwose cyakomeje kuba cyiza. Amasomo rero ni abifuza kuba bafungura cyangwa se bashinga itsinda uyu munsi. Isomo rya mbere ni ukwihangana. Isomo rya mbere ni ukwihangana, kuko burya mu gushinga itsinda muhura n'ibibazo bitandukanye, ugasanga wenda se umwe yagize ikibazo. Iyo muri itsinda rero mutari ko hari umwe agize ikibazo, mukajya muri bya bindi byo kutihangana, kutamwihanganira, ugasanga wenda habayemo se kumwirukana, ugasanga wenda se nawe ucitse intege, uti wenda runaka ntabwo ari tayari, nawe ukabivamo. Donc usanga ntabwo itsinda rishobora kuba ryabaho hatariho patience. Utwo ni two mvuze two kwihanganira turi mw'imbere mu itsinda, ariko harimo n'abaguca intege bo hanze, ati mwebwe se ntacyo mushoboye, bati ntawe nabonye abantu baririmba wenda ari bangahe, ari bakeya. Donc utuntu nk'utwo ngutwo n'ibindi byinshi ntabwo nabivamo, ariko juste ikintu cyitwa patience, ibintu byose ukabyihanganira, ukamenya intego yawe, ukamenya intego yawe, ukaba ariyo uharanira, ibindi ukabyima amatwi, kuko deja nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Uyu munsi bishobora kuba bikugoye, ariko ejo bikamera rwose nk'aho uri kugendera ahantu hari agasabune winyereza. Donc iyo rero nicyo navuga, ikintu cya mbere kwihangana, ubundi gushyira hamwe buri wese akamenya ibibazo bya mugenzi we, mukafashanya, mukumvana, juste mugasenyera umugozi umwe. Icyo ni ikintu nacyo gifasha groupe mu iterambere ryayo, kubifuza nyine kuba batera imbere. Icyo kandi kirajyana no gukundana, l'amour. Ibintu byose iyo birimo urukundo, nta kabuza bigera ku musaruro mwiza. Abaririmbyi rero iyo bakundana, abishyize hamwe iyo bakundana, ntabwo ya mijugujugu ishobora kuzaza ngo ibafate. N'iyo hagize ugwa, bose barwana no kumwegura, aho kugira ngo bamurimireho itaka, bose barwana no kumwegura. Urwo rukundo rero iyo ruhari, nta kabuza groupe irakomera. Kwirinda ibintu ibyo ari byo byose byatuma batumvikana, kwirinda imijugujugu, nubwo ntawe wayihungira, ariko ukamenya ko c'est pas la fin du monde. Niba ikintu kibayeho kibi kibasubiza inyuma, kibaca intege, ntabwo ari ryo herezo ry'isi, ahubwo komera ku ntego nk'uko nabivuze. Yego, natinze rero ku bintu byinshi, munyemerere mbashimire ku kiganiro cyiza tugiranye, hanyuma kandi namwe mbashimira uruhare rukomeye cyane mukomeje kugira ngo umuziki wacu, surtout muri Kiliziya, ubashe gukomeza gutera imbere. Murakoze cyane, muhorane Imana.